ariko nimba ari ibinyugunyugu umva uzarya iki? If you are a man and you're not spending money on me, you are a lesbian. You're not even a gay. Yeah. Nimba uzi ko uzanshaka ukampisha hariya inyuma nk'urumogi, or ukajya kunsimba mu masahani yawe nkaho ndi utuyiko dutoye, ntabwo wari njyewe. Ikindi duhuye nkuzi urambona ndabyibushye bro, ntabwo uzi icyambyibuhije, mfite amenyo 32, ntuzi nakoresheje korogate zingahe? Bafatanye gutya. Well, guess who? Na guessing iki se wabandi? Even after marriage, iki ko business akwashaje. Na after marriage bakazashyiraho profile y'imeta zabo zombi. Bakubyaje kangahe madam? Umva. Iyo ari hariya mu kabari abari kumwe na Claudina undi twita Koko, wowe uri mu masahani uri kureba bebe ari kumena ibikombe, uri no guhindura pampa. Ese uwo Joseph wora guhamagara sanga ninde? Why is he calling you babe? Mbu, it is a part of job. This is like a slang out here in Genesis. We are having this slang. Of course, kandi anytime uwo mutipe nawe ashobora kubona undi mukobwa umwita hani. Cyangwa se twanamubona akaba ari mu mafilme. We, are you a terrorist? Uri kihebe? Uri kwicanda hano hanze. Afite ubwoba ko umugore we bamutwara. Ari ni mwiza. Nagashaka kutwereka visage y'umugore we batazamushimura. Gusa umukobwa mwiza ujye ubona hanze nka Butera Knowless wo mu mama dukunda. Salut mes amis, nizere ko bameze neza, nanjye meze neza. No, nanjye na Josie tumeze neza. Muri kumwe na Bella, this is our conversation. Musanzwe muzi talk to me. Kuri channel yacu bita Next Vision. Sibyo? Yeah. Ngiye reka mbanze nkubwire. Wowe uteganya kunshaka. Nimba ufite ino mind ishyire hasi. Uko ntago bizakunda. Utambaza ngo nihe Josie. Ko warakaye. Narakaye. Bimeze bite? Nimba uzi ko uzanshaka ukampisha hariya inyuma nk'urumogi, or ukajya kunsimba mu masahani yawe nkaho ndi utuyiko dutoye, ntabwo wari njyewe. Ikindi duhuye nkuzi urambona ndabyibushye bro, ntabwo uzi icyambyibuhije, mfite amenyo 32, ntuzi nakoresheje korogate zingahe? Rekera kugira ibyo umbuza wansanzemo. Nimba unsanze kuri no social media ndekeraho, maybe ni naho wamenyeye. Wishaka kunyigisha bya bindi byo mu gikari no hirya na bya bindi bya kera bari banyogokuru. Generation Z ibi turabirambiwe. GNZ turabirambiwe Josie. Bella arashaka umugabo uri very 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 proud yiwe. Nundi mukobwa umeze nkanjye. Nundi mukobwa umeze nka Bella. Ntago bemera wa mugabo. Na wa mugore batsimbye nk'urumogi. Ugomba kubyanga. Ngwino hano hanze we. Guta umugabo wawe ari icyamamara ukaburi hariya hanze. Wirirwa udushihura utubwira nabi. Twe kwabigukoze se? Oya. Nuwo mugabo wawe utabashije kubwiza ukuri. Ngagusohora aho hanze. Ufate no ku kazuba badi. Ese we ino kamera urabona itakobera? Ase ubundi Bella ibyo bintu bibaho. Bibaho cyane. Ubundi mo gutekereza uburyo ushakana n'umugabo, bazi uburyo abakobwa dukunda social medias, dukunda ko umuntu amenya ko ufite umugabo kandi ari proud yawe. Explosion. Ubundi umuntu mugashakana akagenda akagukipinga there, ugaheruka kuri status yiwe, nako status profile that time muri gutegura mariage, hagaherukaho save the date yonyine. Abari ikiganza man, icyo kiganza ubundi ni cyandi. Ariko ubundi ikiganza iyo kigiyeho reka nkubwire, niba hagiyeho ikiganza save the date yanyu cyangwa in dating yanyu kuri status yanyu hagahoraho, njya mbibona ugasanga kuri status y'abantu babiri bari engaged, bari about to get married, wa mugani hariho ibiganza byabo babiri kimwe gutya bafatanye gutya. Well, guess who? Na guessing iki se wabandi? Even after marriage iki ko business akwashaje.
na after marriage bakazashyiraho profile y'impeta zabo zombi bameze gutya babigenza gutyo ugasanga nicyo kiri kuri profile yabo. Oh my god, wabandiwe ni wowe ubwo wakagombye kuba uri kwihisha. Umugore mwiza ajya hanze bakamureba ndetse araratwa. Exactly. Ako nawe ubwiza bwawe nibwo aba yashimye mbere yuko akubwira ngo can we do this or that. Niba atari proud y'ubwiza ufite yumva budahagije ntago afite kukubwira ngo nyine ngo ngwino mu rugo. Of course agomba kuba proud y'umuntu bari kumwe. Ese uriya muntu navuze ubwo se sumuzi uramuzi? Of course. Harya bakoze ubukwe? Marriage in church, religion na marriage wenda niba barakoze civile nitubizi ariko mariage iro official ntayo twabonye. Akubyaje kangaye madam? Umva iyo ari hariya mu kabari abari kumwe na Claudina undi twita Koko, wowe uri mu masahani uri kureba bebe ari kumena ibikombe uri no guhindura pampa. Ibyo ntago tubyanze bikuri ariko pfupfunuka yova muri uwo mufuka yabikore ariko nyine just kuya kuri no kubikora nabe nakwereka ko basi anejejwe no kuburi kubikora. Azagire event bimukorera tukubone we need your face out. Imihanda iragushaka ngo tukumaze iki? Iyo sura yawe turashaka kwishyira hano hanze ti. Ariko hari agafoto ke nabonye. Ariko tureke n'uriya mustar Bella. Hari n'abagore bari mu ngo zabo babaho muri ubwo buzima. Kandi atari kuvuga ko atabyifuza umunsi ku munsi yumva ashaka ko nyine agaragara nawe mu bandi mu nshuti z'umugabo we, ko famiye zibona ko umugabo we amupostinga, ko famiye zibona ko ubuzima bwabo buhari ko buriho, ariko ugasanga ntabwo bishoboka. Ndibutse hano hari umugore arakuze ajya kuri social media nani ibyo wambwiye ariko ndabivuga nyamene mena hano twiyo ngerekame n'umuceri. Uyu mugore niwe utunze umugabo, ucyumve neza. Sorry ariko urabizi ko turi tunari kumwe amaso ku maso nabikubwira. Tipe yiga kaminuza nimwita umugabo muhaye ibyubahiro bye ko n'umusore. Mbese umugabo aracyari umunyeshuri muri make. Nuko umugore arihiringa akajya mu kazi akajya gukora ibiraka akanafurira abantu. Yego. Twa duke abonye akatuzana mu rugo. Ahubwo afata abanza nka kimwe nka 2/3 sibwo sibyo binini na akabiha umugabo ahari ku ishuri. Yego. Iwabo w'umutipe ntibaswesha. Iwabo w'umutipe ntibaswesha. Ubu tuvugana atwite. Iwabo barabisika atwite. Uwo n'umwana wa gatatu. Ubwo kuri uwo mutipe ni umwana wa mbere. Ariko hari undi mugabo babyaranye abana babiri. Byumva? So hari igihe kimwe yigeze kubwira umugore ati nutamaye amafaranga ngo shaka uyakura nutayampereza nago ndi butahe. Really? Yeah. Gutaraza kubigura. So ubwiye umutipe ngo yagiye mu bukwe ngo arukuna mu mwandikira ngo sheri uyu munsi nago tuvugana nagiye mu bukwe n'abantu twigana kandi nago abiswe mfite umugore kandi nubwo nshaka kumenya ko mfite umugore. Naso umugore we kubera kiyemera kubaho nk'urumogi. Nyine urabana n'umuntu uramuprovidinga from A to Z. Urukurumva umugore ni ukora niyo minervare y'uwo mutipe wenda rimwe na rimwe aramusapotinga ukagenda ukaba mu rugo umeze nk'urumogi ku buryo akubwira ngo ntabwo telefone yawe ndi buyitabe ndi kumwe n'abantu ntabwo ndi bwitabe phone. Oh no, that's not. Ikindi cya kabiri uyu mutipe nta nubwo byibuze ashaka gufata ngo gende kumwerekana iwabo. Okay, ibyo abanyeshuri tubireke ntashaka kumwerekana iwabo. Uyu mutipe ni mutoya ku mugore ariko akandamije umugore. Umugore agomba kuguma ibikari. Hari akazi uyu mugore ajya ajyamo. Actually sorry ntabwo mbivuga ariko uyu mugore hari umuntu afurira ku buryo
hari yajyamo excuses zihora ngo mama yaje kundeba ngo ntabwo ndi buze gufura uyu mugore impamvu aza gufura afite akazi akora kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu. Yego. Aza gufura kugira ngo abone amafaranga isumbuyeho cyane nk'ayo guha kuri uwo mugabo. Umugabo ari ku ishuri. Yego. Umugabo wanjye ari ku ishuri. Inde? Umugabo we udashaka kujya kumwereka iwabo, udashobora kuba ari kumwe n'abantu ngo yitabe telefone yiwe. Bahora bacata nk'abana. Urabizi ukuntu abana baba bari kuri phone always. Bahora bacata muri izo matushe. Umugore ntajya ava kuri telefone bambinga aramutwitiye. Uyu mugore ngo agiye gutwitira uyu mugabo kandi amuhisha nk'urumogi. Ese niba byara n'umwana azakomeza ahisha umwana? Ahubwo se ko mbona zamu umuntu ugwisha nk'urumogi nanaguta ntituzabimenya, none abitubwira tuzaguhakanya ko ntabwo twigeze tukubona cyane rwose. Ntitwakubonye utwite, ni nka bya bindi tuye kumva ngo runaka ngo twarakundanye ngo mubyarira umwana, twe tukaza tukavuga ati uyu mukobwa arimo aratubeshya hano hanze. N'umutipe yabihakana ukavuga uti ariko rwose wimubeshyera. None se ko tutababonanye n'umunsi n'umwe, nta n'agafoto kanyu yaguhishe nk'urumogi. Gusa hari aho bifasha. Abo ngabo rero mubwire Bera, abo ngabo biri easy. Kurumva nubwo babana biracyari simple. Hari amakouple tuzi aba yarenjoyinze muri fiançailles. Ukagenda nayo akenjoyinga, ukabibona hanze, ukabona nyine ko bari kugana mu rugo. Bagerayo sasa. Ninde uzi kurokinga telefone? Ni umugabo. Ninde uzi guhindura amapassword buri munsi? Ni umugabo. Why? Ninde utazemera ko bamufatira ifoto ari kumwe n'umugore we? Ni wa mugabo. Yanayifata mu gashwana. Ninde ya foto izabaho akayisiba muri phone vuba kugira ngo nawe utayipostinga? Ni umugabo. Why? Can you imagine? Where kikari muri fiançailles mwarinjinganye tubizi ko we na Karine mwakundanye. Turabazi. We na Chantal turabazi mwana. Ariko this time ngo bashaka ko wa mugabo ntago agikeneye, ntago akiri proud ya wa mugore. Yataye pose wowe ntago ufite shape nk'iya Josie hano. Ariko okay, n'urugero sibyo? Yego. Nimba uwo mukobwa waramukunze nawe nimba ubizi ko mutipe yagukunze vayo wikemera akaguhisha kandi nawe mubwire ko birambiwe. Enough is enough. Ako buriya Bera urugo nanone ni ikintu gikomeye. Just kubera ko atakwereka isi yo hanze ushobora kumva ari ibintu byoroshye kubyihanganira. Ntabwo nabyihanganira. Uramisha icyari kureka ngiye kureba. Uzi ko hari umutipe uguhisha iyo si yo hanze ukaza amabayikoreramo. Hari umutipe uguhisha isi yo hanze kuko azi ko anytime uzamusanga, tuvuge nimba yasohokeye mu kabari runaka, ako kabari nawe uzagasohokeramo ukamusanga. Hari n'undi utabikora on purpose, ari busy, ari gukora amafaranga yo gutunga umuryango. Tujyane ndeba aho yakura ku buryo ari busy. Wowe urashaka ko mugenda mukajya gufata ifoto muri studio kandi akazi ke nta mwanya kamuha. Uwo ni ubyanze ku giti cye, nta mwanya abona wo kujya gufata amafoto. Yibera mu kazi, aba ari busy, aba ari gushaka amafaranga yo gutunga famille. Hari ikindi kintu akora amahanze cyo muri social media, like kijya kuri social media nk'uko yaba umuhanzi se, umukinnyi wa filime. Hari ikindi kiganiro muzi? Ntacyo. Ariko uramuzi hanze bamutumiye mu biganiro? Yego. Umugore wa Rusine nawe ndamubona. Iyo ukunda umuntu ntabwo umuburira umwanya. I bet ko abo bantu bose bafite akazi bakora kandi ka buri munsi. Exactly. Rero nimba ukundana n'umuntu byanga byakunda muri ya masaha 24 afite, ntabwo uramuburiramo isaha. If I like to out, nimba nkunda ko outing, if I like to go out, sibyo? Make sure basi mu kwezi mboneramo one day.
agomba gukora ku buryo bwose bushoboka ka kazi kiwe agahuza n'ibyifuzo byawe. Nicyo ushatse kuvuga? No, agomba gukora ibishoboka byose ka kazi ke nikanduye, kuko abaye atamfite nta kintu yaba ari gukorera. Maybe aba ari gukorera undi utari njyewe, ntaza mbeshye ngo ninjye ari gukorera. Nimba ari njye ari gukorera rero na making sure ko nanjye mbonera umwanya. Ikindi, wowe nimba wumva sibyo ubu buzima nyine n'ubundi buzakurikira ari njye nawe, show me your friends. Who's your new friend? Ese uwo Joseph wora guhamagara sanga ninde? Why is he calling you babe? Mbu, it is a part of job. This is like a slang out here in Genesis. We are having this slang. Of course, kandi anytime uwo mutipe nawe ashobora kubona undi mukobwa umwita honey, and it can sound very nice. No honey, yeah, uto mutipe kwita babe ntaga karakaza inshuti yanjye. Ariko ari kwanga kujya kureba hanze, ari kwanga kuzahura na Joseph. Maybe yavuze kuri cousin babana bana na cousin wanjye. Basi se nareke nturye guhura no Joseph, sibyo? Ntujye guhura nande wo hirya no hino, ariko nyine abe proud of his family. Afate ya foto naya gupostinga ntuyiburemo. Ariko n'igihe badakunda gupostinga bambi nabyo birashoboka. Ariko se buriya usibye no kudakunda gupostinga, tuza abantu bagira akazi kabahuza n'iki, kabahuza na kamera cyane kenshi. Urugero rw'umusitari twaheriyeho, ni gute utumirwa muri event zikomeye? Imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ufite umuntu usiga mu rugo ntitumubona. Twajya kubona ifoto tukabona nayo uruhande rumwe ntirugaragara, cyangwa se bapostinze backside bari ku mazi turi kubona umugongo gusa. cyangwa se twanamubona akaba ari mu mafilme. We, are you a terrorist? Uri kihebe? Uri kwicisha ndi hano hanze. Uri mwiza bambi, uri mwiza. Afite ubwoba ko umugore we bamutwara. Ari mwiza. Ntagashaka kutwereka visage y'umugore we batazamushimura. Gusa hari umukobwa mwiza ujya ubona hanze nka Butera Knowless wo mu mama dukunda. Ntabwo twavuga ko wenda ntawe barahari beza. Ubwiza buriya kuvuga bari hano ahanze bari no explosion. Icyo nshatse kuvuga ni mwiza uriya mudamu, sibyo? Ariko ubwiza nyine buri kuri level nk'iyi afite hano mu Rwanda. Dufite abakobwa beza benshi, sibyo? Ndavuga bari muri social media bubatse. Yeah. Uriya mugabo nyine nge turacyari kwibaza, wowe ubanye n'uriya mugabo are you ready gusporta buriya buzima akaguhisha inyuma ya from day one kugeza igihe umunyarwanda undi umuzi wamumenye avuga ati se inshuti yacu umunyarwanda ninjye nawe, uriya munyarwandakazi wahisha hari inyuma, why utamuzana kuri kamera ngo tumurebe? Reka tuvuge ko adakunda kamera, ariko sha naza gutungura. Ntago nabishobora nagutungura ukajya kubona ukabona nakoze ikiganiro. Hari ibintu njya mbona, hari umukobwa witwa ngo Erika, ukajya kubona ukabona ngo hello guys, cook with me, let's cook for my husband. Nimba iyo mpano utayifite, spend a day with me, get ready with me. Yes. If not, ngwino tugire inama. Twebwe abakobwa turacyabishaka kumva inama zamwe mwadutanzeyo, sibyo? Kandi ndabizi ko ari inama wakicarana ukaza kutubwira. Wowe nka celebrity, like a wife of a celebrity, uzaboostinga cyane, inama yawe izaboostinga cyane ubwa bushobozi wa undi wicaye mu bigori arimo arasarura adafite, kandi nawe afite inama imeze nk'iyawe. Ngwino yitugire. Ino society yo hanze iragukeneye inshuti yanjye. Tubwire what is in your mind. Okay, niba utanabishaka tujye kuri ba bagore bo mu ngo nabo bari aho ngaho bategereje ngo kwe icyo umugabo wanjye agenda ahantu muri mariage bamutumiyemo ntanjyane, kuki mbiharanira ntabinkorere? Kubera iki asohoka ntanjyane? Kwe icyo asohoka agasohokana n'inshuti ze z'abagabo gusa,
kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ngewe nta munsi n'umwe yabinkorera. nta ntambwe akanakubuza kugenda bambe akanakubuza kugenda. Yego, kubera iki nyuma y'ibyo byose mperuka kuri status ye cyangwa kuri profile yiwe tuvuye muri civile, kuki haherukaho amafoto ya mariage gusa? Kubera iki no kugira ngo ahindure profile niboneho bidashoboka? Ya ntago ashobora kuba yafata profile yiwe ngo agushireho. Igisubizo ni iki wa mugore we? Ntago ari proud yawe. He's not proud of you. Nimba ari na proud yawe hari umuntu ari kuguhisha. Nimba uzi ko ibi bibaho, mutungura ufate telefone wiposting ugashira ku ruhande, wandikeho ngo the love of my life. ubundi utandika ngo ni wowe nanjye forever naguhisemo mbizi. Ariko bikore if you are sure yuko uwo mugabo umukunda. Niba uri guharanira ikintu cyiza, do it. Take his phone, yibe. Wandike ngo uriya mukubita uzamutabara. kawe keza, no yakoze iki? Ipostinga. Ariko this wigeze kuvuga ikintu cyo kulokinga niba bashyizemo aga password se mwana. Why not sutayimutira? Ndashaka amayinite. Akayakugurira. Hari umuntu utagwa phone akayakugurira. Find a way mu buryo bwose bushoboka. Maze ufata agafoto kawe keza ufite muri telefone, ukohereza muri telefone yiwe. Nushaka uzifotora agafoto uri kumusoma ku itama cyangwa ku munwa n'uwawe. We posting muri phone ye. Posting. Bijya no kuri Facebook. Facebook buriya gusiba ikintu ndabikunda biragoye. Jya kuri Facebook ubundi ugakubiteho. Wandike kuri stati y'umugabo wawe ku ifoto yawe, with the love of my life now and forever. Se kuki mutikorera ibintu mwabuze? Do your best bro. Wimushuka kuri WhatsApp wose ngushutse. Ngiye ngushutse kuri Facebook rata. Jya kuri Facebook. Ufate ya telefone. Anyway, wanafata account ukayishyira muri telefone yawe. Hamwe posting ufite amahoro neza, ugatuza ukabanza ukagafata neza ukakazuminga ugata okay, ndi muneza. Ukatuvuga ngo kuva nakumenya abandi bakobwa bose mbona ari 0. None nimba afite na Karori, urumva akaba wanditseho n'ako kana afite na Karisa nande. Niba Claudette yari yaripanze imyanya, yari yicaye, Margarita yararaho ategereje ibintu bye yumva biri ku murongo, mujagarazi. Mujagarazi. Ibinyugunyugu mu mutwe turabishaka. Rero nimba nta binyugunyugu azavuga babe, wow agafoto wa postinze ni keza, ariko nimba ari ibinyugunyugu mvuza ari byinshi. Niba guhondagura rimwe kabiri gatatu uzataye kubera ko naga ari umugabo bana nibandi kihebe. Oya rata nuzategereza ko baguhondagura. Niba ubonye agize bad reaction, why not stambwira sheri nari mbikumbuye? Your phone's like mine. Abantu bawe nibo No. Use another phone. Genda ugure SIM card. Umaking sure ko iyo nimero wayisavinze muri telefone y'uwo mugabo. Hanyuma ufata ifoto yawe iposting uvuga ati umukobwa nakunze kuva kera. Ari yawe. Hanyuma urebe reaction ziwe. Azatavuga ati babe, uyu mutipe wagupostinze ninde? None wowe uzandikemo ikizina runaka. Hanyuma nashaka kubizanaho big deal utumubwira ati ngafata iyo nimero ugenda uri amazina baruyeho. So guys, nitubashuke cyane rata, abagore beza, abakobwa beza, abamama beza, bagira inama mwana. Mwabiganiraho. Ukamenya impamvu atari proud of you. Ukamenya impamvu adashaka kukwereka isi abayemo. Ukamenya impamvu adashaka kukwereka abandi izo mariage ajyamo akagusiga. Ese abatumiye iyihe famille? Famille papa runaka, famille papa Ella. Yes. I'm included. You are included kukuri mama Ella. Yeah. Sibyo? That time. Niba uri included, invitation akaza ari famille runaka, hakaza kugenda papa runaka wenyine. Approach him. Umubaze se. Ore ndagukomeje wa mugore we. After knowing ko nta intention afite yo kubigukorera biciye mu biganiro. Kwambajije ngo ngiye nabyumva wabyemera. I can handle it for short time tukabiganiraho. Nanone nyine nabyihanganira igihe gito. Ama tukabiganiraho nkamenya impamvu. Yewe since the day you said that you are mine. Wanziritse inometa. No muri dushe ngo herekeze.
nimba uvuze ngo ugiye muri supermarket ngo uherekeze bera kuri romantique cyane oya ngomba kuba umukandara kuko nanjye wanziritse Imana ngomba kuba umukandara cyakoza kubw'impuhwe zawe n'amahoro yo mu mutima jya mu kazi wenyine ariko nimba mfite off ndanaguherekeza mugeze ku muryango ubwiye ati baby have a nice day ndaza kugutwara have a good job I love you ndaza kugutwara banabireba bo bakorana bari hari bari kukureba is there any problem I think it doesn't no wanje nimba ufite ishyari nimba uzi kuzanshaka njyewe ni umukandara twibanire nushaka kunsiga ubwo ngubwo uzambaye jogging kandi nabwo nzaba kakagozi kabamo mbese he is supposed to be proud of you make sure kumbyaje abana bakeya kuko nabo tuzajya tugendana ufashe umwe nanjye mfashe undi mbere yararakaye nukuri nese wajya kumbyaza abana 5 ngo nukujya ngo nge nguma mu rugo mbareze ndaheka umwe undi umufata akaboko niyinyarira ugiye kugira ukuntu umugenza mu gihe ndimo ndahe uza nanjye ndo mu mugongo so make sure ko abo turi bubyare tuzabasha kubahandoringa nase what if he does all of that aragufasha iyo bigeze ku bana niba uri guhindurira umwe ari gutamika undi biryo nta kibazo ariko stay home nakubwiye ngo afate umwe akaboko nanjye mfate undi akaboko tujyane ntacyo nimba afite ni na private meeting ndicara ku yindi table simba bangamira akora ibiganiro byiwe nibirangira umugabo mwiza ngo no dutahe muraburi abakobwa benshi hafi ya bose wararakaye bameze nka Bella barashaka umugabo uri proud of them make sure ko ugiye gushaka umuntu utazatinya kwereka isi yawe ubuzima ubamo make sure ko ugiye gushakana n'umuntu uzaba uri happy to be with her in time make sure ko ugiye gushaka umuntu uzandastandinga imyumvire ye n'ibitekerezo byiwe nakubwira ngo ndashaka kumpostinga ukabyumva vuba se ni ngombwa mbikubwira atarinze no kubikubwira we ngo ntago azabyihanganira atarinze no kubikubwira make sure kubimukorera abagore bose bakunda ngo babibone ko umugabo wanjye ankunda you're my best friend nshuti magara ugomba gupostinga iyo ndirimbo kandi ya nshuti magara igomba kuba aba ba best mwirirwa gupostinga nabo turabigaho ikigo best ninjye best wawe reka ubundi uwo mu best agomba kuza if you are man and you're not spending money on me you are a lesbian you're not even a gay yeah don't be lesbians men out there you are meant to spend money on us sibyo okay ubwo rero kumbwira ngo ufite besto nanone tugomba kubigarukaho hasi ubundi ibintu bya besto ni gute umuntu uri married ufite girlfriend benda gukora mariage cyangwa se uri married already agira besto w'umukobwa iyo niyo topic yacu yenda mbabwira abantu bafite ababesto n'ababagize yewe we na Rusine yashakanye bye tuzahora ubutaha thank you so very much wari kumwe na Bella and Josie mu kiganiro cyacu talk to me kuri channel yacu Next Vision mukore subscribe like share na comment turabakunda cyane